uri byose, uri byose. Ngwino wongere wihishurira imitima iri hano hantu, ngo nyene ngwino wongere wihishurira abahungu bawe n'abakobwa bawe. Twese mwami hari urundi rugero twageranaho nawe. Agace nakubonyeho mwami kanyuze umutima wanjye, kamaze impagarara z'uburyo bwose, kampaye gutekana. Ngwino wongere wigirana imbere nanjye, ngwino ume kukumenya n'aba bahungu bawe n'abakobwa bawe twateranye hano. Ngwino twigize imbere Uwiteka Mana Nyiringabo. Ejo tutazajye duhura n'idini ryonyine tukagira ngo ni imihango, tukagira ngo ni imigenzo, tukagira ngo ni itegeko nyuma y'irindi tegeko. Nyamara wowe uri ubuzima, wowe uri ubuzima, wowe uri urukundo, wowe uri imbabazi, wowe uri definisiyo yo kugira neza. Ngwino duhe kongera kukubona birenze uko twari twarakubonye. Urakoze kuri kumwe natwe kugira ngo tugirire neza. Abantu bose wahamagaye, wabahamagare kugira neza, kugira ngo bagirire neza. Wahamagaye Abrahamu atakuzi, umukuri wabo muri Uriya Bakarudaya, uramwimenyekanisha atarigeza kumenya. Imana umuremyi w'ijuru n'isi atarigeza kumenya. Uramubwira ngo nzaguhindura umugisha, ngo abakwifuriza umugisha nabo bazahabwa umugisha. Uramubwira ngo nzakwamamaza, uramubwira ngo uzamuha urubyaro ruzangana n'inyenyeri ndetse n'umusenyi wo ku nyanja. Atarigeza kuba, atarigeza kumenya, uramwimenyekanisha. Yesu wagendagenze ku nyanja ya Galilaya, uhamagara abagabo b'abarobyi batigeze bakumenya. Ngo Galilaya y'abanyamahanga, ngo ahantu haracuze umwijima cyane, hanyuma umucyo wawe urahasira. Urababwira ngo nzabagira abarobyi b'abantu. Uko ari kuduhamagara tutakuzi mwami w'abami, tutakuzi ukatwimenyekanisha, kugira ngo nitumara kukumenya mwami tuzakubwira abandi, tuzavuga imirimo yawe n'ineza yawe, tuzavuga ubwizerwe rwawe nyaguhora ku ngoma. Ongera uhagurutse abahungu bawe n'abakobwa mwami kuri iki gicaniro, ongera uhabyarire ingabo, ongera uduhe kumenya ijwi ryawe kugira ngo tubashe kuvuga. Ongera utumenyeshe ubwizerwe bwawe kugira ngo tubwire abantu kuri uwo kwizerwa. Ongera ngo utubwire ya neza yawe, za mbabazi zawe zadukijije ibyaha, kugira ngo tubwire bene wacu bagitegetswe nabyo kuri Imana ibatura igakura umuntu mu cyaha. Ngwino twimenyekanisha Uwiteka Mana Nyiringabo. Wasanze Mose aragiye intama za sebukwe, ari umugabo washobewe, ari umugabo weshuwe mu buzima, ari umugabo wa feirinze, ari umugabo ukorera sebukwe, yakaba yatsunga umuryango we nk'abandi bagabo. Murahura atakuzi ku gihuru cyaka umuriro, umumenyesha imirimo ikomeye yo kuzajya gukiza bene wabo. Aravuga ngo nzavuga kurinde, uramwihishurira, uramubwira ngo ndiho, ngo witwa ndiho. Uwiteka Mana Nyiringabo ntiyari kugira imbaraga zihagarara na Farawo atarakubonye, utaramwibwiye mukunzi mwiza. Yari kubwira bene wabo iki utaramwibwiye, ariko waramwibwiye. Uramubwira ngo ndi Imana y'abasogokuruza abantu, ngo nubwo ntabamenyesheje izina ryanjye, ngo ariko ndi Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. Umwereke imirimo yawe n'ibitangaza byawe, bimumara ubwoba nubwo yavuga ngo sinzi kuvuga, ngo njyewe nahagarara imbere ya Farawo, njyewe umushumba, njyewe watakaje icyerekezo, nahagarara gute imbere ya Farawo. Ariko umwereke imbaraga zawe, umwereke ibitangaza byawe, bimumara ubwoba. Urongera uramubwira ngo ikizakubwira ko ari njyewe ugutumye, ngo nuko ubwo bwoko uzabukurayo. Abari abaretwa ijoro rimwe bahinduka ingabo. Uracyariwe, utwemerere duhurire kuri iki gicaniro mwami. Waraduhamagaye tukwitaba mu ntege nkeya, waraduhamagaye tukwitaba mwami, kuko tuzi ko ushobora byose. Unyemerera abarushye bakubone baruhuke, unyemerera abafite umwijima mwinshi mu buzima bakubone ubabera umucyo, unyemerera abashebewe n'abarira bakubone bahanagurwa amarira ku maso. Unyemerere mwami aho byananiranye bihinduke bishoboka, kuko iyo wakinguye nta muntu wabasha gukinga, iyo wavuze yego nta muntu wavuga oya. Cisha kugira neza kwawe mbere y'ubuzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe, ivuge mu izina akwimenyere. Wasanze Yohana ku kirwa cya Patimo, ndahamya ko hari aho yari afite imbeho, ndahamya ko hari aho yari afite n'ibimushobeye, nubwo yagendanye nawe akagera mu busaza atabivuyemo.
abo bagukoreye hamwe baheshe barapfuye, ba Petero barishwe, ngo uraza uramubwira ngo nitwa Alpha na Omega, ngo nari narapfuye ariko dore ndiho. Yohana uko wamwihishuriye Uwiteka Mana Nyiringabo, akumva ijwi ryo mu ijuru ari wenyine, ijuru rikamukingukira, ukamwereka iby'amaso y'abantu atabasha kubona, ukamwereka ibyo bene wabo batabashaga kumubwira. Hari nta korari ihari, asa nkaho yasigaye wenyine mu ntumwa. Ukamubwira ngo Yohana ndiho, akakubona, akabona umusatsi wawe wera, akabona wambaye ikanzu yera, akabona ukenyeje umushumi w'izahabu, ukamubwira ubwiru bwo kubwira amatorero, ukamubwira ubwiru bw'iminsi ya nyuma, akabona abera benshi ngo bakuye muri irya mibabaro, akabaza ngo abo ni bande, ukamubwira ngo barana bakuye mu mibabaro myinshi, agasogongera akabona ubukwe bw'umwana w'intama acyambaye umubiri. Nasanze ujya wihishurira abagushaka, umuntu akakwimenyera ku giti cye, bikamubera imbaraga zituma adacogora, adacogozwa n'ibihe. Ngwino twihishurire, utari Imana twabonanye abandi, utari Imana y'abashumba bacu, utari Imana y'abavugabutumwa bakomeye, uri Imana yacu ku giti cyacu, utari Imana y'ababyeyi batubwiye, uri Imana yacu ku giti cyacu, utari Imana yo mu kivunge, utari Imana yo mu matsinda, utari Imana yo muri korari, uri Imana yo ku giti cyacu, utari Imana y'abadivantiste cyangwa y'abahirika, utari Imana yo muri gaturika, utari Imana y'abapantekote, uri Imana y'umuntu ku giti cye. Ngwino duhamagare mu mazina yacu, tukumve Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino duhamagare mu mazina yacu. Ese yahagarara mu cyuhate? Ese amaboko ye yakomezwa n'iki utaramwihishuriye mwami w'abantu? Ese ikinyajana yagitambuka mwate? Ese uyu mwaka usurya yawutambuka mwate? Ese i Kigali yayiba mwate? Ese isi imeze gutya yayitambuka ate? Ese yanihira abe gute mwami atarakubonye? Twihishurire mukunzi mwiza, twihishurire mwami w'abantu, utwihishurire. Bivuga mu izina ryawe, wivuge mu izina ryawe imbere y'ubuzima bwe mwami w'abantu, bimusohore mu kivunge, bimukure muri rusange, maze dusiganwe tuganahure, dukumbuye mu maso hawe. Haruta ibinezeza by'isi, haruta amagambo inshuti nziza zitubwira. Abanywereye kuri wowe bashize inyota, bashize inyota y'ibyaha, bashize inyota y'iby'isi, nta mitego ikibafata. Abanywereye ku migezi yawe barahembutse, bagarutse mu ibyiringiro byo kubaho, bafite impamvu yo kubaho. Abanywemereye ku migezi yawe bahindutse abana bawe, bahindutse abana b'Imana, ntibakiri ibibyarwa. Warakoze Yesu, urakoze gusuka urukundo rwawe rwinshi mu mitima y'abatarwumvaga, urakoze gusuka ineza yawe nyinshi mu mitima y'abatari barimo kuyibona, urakoze gucisha ubwizerwe bwawe imbere y'abatari barimo kububona. Urakoze mwami kwivugira mu izina, kugira ngo ejo tutagushidikanya, kugira ngo ejo atagira ngo nturiho. Ibihe bishobora kumugeza mu kibaya aho yavuga ngo nturiho, ariko ngera umwibwire mu izina ryawe mwami w'abami, maze agira imbaraga zambuka muri icyo kibaya. Reka turirimbe ngo uri mwiza, uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe.
bagufitiye ntirashirayo. Imigambi ye ni myiza kuri wowe. Ntucogore, ntunanirwe, ntumutere umugongo, ntiwemera amajwi ya Satani. Yibwira ko tugirira ni byiza, ni amahoro si bibi. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Muririmba neza, mufite amajwi meza, mwambaye neza, murasa neza. Imana irushaho kubatinyura. Haleluya. Mwanzamurira ijwi gatoya ameze nkaho nsarayemo gake cyangwa kanini. Yesu ashimwe. Haleluya. 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 Reka tumuzamurire ibiganza. Haleluya. Nuwo kwizerwa, ni umunyakuri, ntabwo abeshya, ntabwo azakubeshya. Haleluya. Utarabeshya Abrahamu ntabwo azakubeshya. Ndumva nanjye nakwishyiramo, utarabeshya Rutanse ntazakubeshya. Haleluya. Ibintu kenshi biducogoza, bitumara imbaraga, ibintu bundi byoroshye, ibintu byoroshye byo muri ubu buzima, ariko bigira imbaraga zo gucogoza, bigakamura. Ariko reka mbabwire ko byoroheye Imana. Haleluya. Nukuri itarambeshye ntizakubeshya, ntabwo izakubeshya. Haleluya. Izasohoza icyo kintu kikuriza, noneho nawe uzagera igihe ujye wiseka, utari ko ndumva nkozwe n'isoni, ndumva mfite n'ikimwaro. Haleluya. Itarakubeshya ntabwo izagera gute, nakwitarambeshye. Itarabeshya ingabo zo kwizera zuzuye muri Bibiliya ntabwo izakubeshya. Icyama ukihangana ukayitegereza, aho niho bigoranira. Amafaranga irayafite, dushobora kutaba abamiliyarderi nubwo harimo abababo, ariko ibintu by'ibanze byahuba, nuko wambara, nuko ugenda, no kugaburira abana, no kubishyura minervari. Haleluya. No gushaka ukagira umugore n'umugabo. Ubu si yaduhaye abagabo tutanakijijwe, izakwima umugabo ukijijwe koko wowe usenga, gatumuha icyubahiro. Haleluya. Ufite abagabo n'abagore. Haleluya. Nubwo imyaka yatinda, iwanyu bakakuryanira inzara, nyogosenge akavuga, nyoko wanyu akavuga, niba waramenye Yesu, tegereza umuntu ukwiriye. Haleluya. Wihindura ngo ugende ugabanya ibiciro, ngo uvuge ngo none ngo nubwo yaza atakijijwe, ngo none ngo napfa kwemera, ugende ugabanya ibiciro, ugende ugabanuka.
tegereza Yesu. Yesu afite ibintu bifatika. Uwaduhaye ibidashira abuze ibintu ibi ngibi bishira. Uwamumpaye ntasenze. Yesu Kristo we ntazi no gusenga, nta nubaha Imana. Ubazakuburira umugabo uri umukobwa wubaha Imana, ntusambana, waririnze, urasenga, uzi kwiyiriza, Imana izabura umugabo koko? Bakobwa banjye, haleluya, haleluya. Abasore nabo ngo bajye babura abakobwa, ariko banza bari ukwikerereza ntawamenya. Ariko iyo umuntu yakijwe abashaka kuyoborwa n'Imana, izabaha abakobwa. Haleluya. Izabaha ibyo kurya, izabaha ibyo kwambara. Impamvu ibintu urimo bitindaho nuko bikubita umutima, noneho umutima ukabitindaho, ukananirwa kwakira ibindi bintu by'ubugingo, byo gusengera abantu barimbuka, ibindi bintu by'impano n'imihamagaro, noneho bigakererwa kandi ari byo bifite umumaro. Imana rero nibiguhe nigira ukuntu ibigenza kugira ngo noneho wihutire bya bindi bidashira. Haleluya. Kaduhe Yesu icyubahiro. Haleluya, haleluya. Bebe Yesu ashimwe, Imana imuha umugisha. Impamvu mvuga kuri bebe, twaraturanye. Ushize yampaye lift angeza aho ntuye ubu ngubu. Ahantu twari dutuye ntago bebe yarazi ko twahicirwaga n'inzara, kuko hari ukuntu Imana ikavaringamo bimwe na bimwe, ariko twarahasonzeye muri urwo rugo. Ariko nuko rwasaga narwo ntirwari shyashya. Hari ukuntu inzu igira ikigasaza itaranuzura, none igasaza itanuzuye, ikafite imyenge ahantu hose, ifite ibintu, intebe wicara ukagwamo ukarobokamo imbere. Matora none uzahoze ari nziza, zifite ibintu bisohokamo. Ibi bintu ubundi sinkunda kubivuga cyane, narabivuze bigeze aho birasaza, ariko ndabivuga kuko abantu benshi barimo bananirwa gusingira ibidashira kubera utu tuntu turimo tudukereza. Imana izabikora, ni ukuri izabikora. Matora zari zarasohotsemo utuntu tw'utwuma, twese twabaga dufite inkovu z'ahantu kuko zari zarigeze kuba nziza, murumva nari mukafandi kera, hanyuma biza guhinduka. Noneho matora zigasohokamo utuntu tw'utwuma, twese zajyaga zidusharura, zikaba zidasharura inzara. Mwana wanjye wa bucura uyu munsi afite imyaka 19, narashonje nta mubyaye, inzara, amashereka arakama, nkamuha bibero irimo amazi, akagotomera asanga ari amazi, ngira ngo yashiramo inyota akabararize. Yitwa Blessing, kuko nyuma ye mpinduka zarashe. Haleluya. Abantu b'amakamera rero, ibyo bintu ni mu bigira titre, ni ukuri tuhita tubipfa. Ikindi kandi turashaka ko hano hantu haba nk'icyumba cy'amasengesho, tuzajya dusenga umwanya munini, kandi zira kamera zikwiye gufata inyigisho. Ariko amasengesho ari gihe turambarara, hari gihe tuzana ibimyira ugasanga bagukubise hariya n'ibimyira ku ifoto. Rero ubwo baratubabarira, bajye bafata ijambo Didi azajya ribaha rizerwa araritanga, ariko tubone uko dusenga. Siko bimeze? Reka ndekeraho. Ariko nakubwiraga ko ibi bintu bishira byigukereza, hari ibintu bidashira. Haleluya. Ushobora kuvanga ubwo rero ngo uravuga nyine ngo nuko byakemutse. Oya, umva ukuntu Yesu abigenza. Yigisha umutima wawe kumwizera bitarakemuka. Haleluya. Ntago mukunda kuko utwo tuntu twibanze twakemutse. Hagati aho ngaho, iyo utarangaye hari ikintu kiza bigukorera. Ubu umuntu ho rusenga, kuko none se ubundi urajya hino utajya gusenga. Marezoma harimo abadasenga kandi bagoswe, bakazenguruka bashaka abantu ukubita hirya no hino, kandi abantu baba bari mu gihe cyo kukwibagirwa. Kandi Imana ibikora nkana kugira ngo ukure amaso ku bantu. Mfite abavandimwe banjye dukundana, umwe ari hariya ni marayika. Najyaga nguza marayika ejo, nkaguza kamarade ejo, ntago bamwe ntibanabyibuka, bashobora no kuba batabyibuka kuko bikitari kibareba. Ejo kamarade akama 60, ejo marayika akama 50, ejo akama ngeze ndavuga numva wa mana we, singiye kurushya abavandimwe, nta muntu nzongera guhamagara. Uzi iyo uhamagara umuntu ngo nzakwishyura ku kwezi, kandi ku kwezi ubizi neza ko ntayo uzabona. Reka ahubwo reka twihangane nonaha, hanyuma n'icyo gihe nyine tuzihangana. Ngeze ndavuga sinzongera kurushya abavandimwe. Ndavuga Mana ndagutegereje, wewe wampaye abana, ndabizi ko batazicwa n'inzara. Igihe kimwe umuhungu wanjye umwe ni mukuru, bari barimo bakina n'abandi bana aho ngaho muri jardin. Twari hagati y'amazu meza, hamwe hari etage ahandi hari kwa bebe. Barimo bakina muri jardin, ibiryo byabuze noneho burundu, hari igihe bibura nyine. Noneho umwe arampamagara ngo nari ndi mu nzara, ngo mama, ngo Yesu ntarazana ibyo kurya. Ndavuga nivuga buhoro, murabizi rero kwiyemera kw'Abanyarwanda. Vuga buhoro we, araza kubizana, kandi koko yarabizanye. Imana yakoresheje umwana witwa Clementina, ni umwe mu bana banjye,
yitwa Gisa Clementine, ntabwo ubwo nawe ntagabizi, ariko sinzi icyamukozeho. N'umwana twari twarabanye kera twari tukibana, sinzi icyamukozeho. Clementine aragenda arahaha azana, kandi ntabwo yari azi ko dushonje. Arageze, ubwo ni kimwe muri byinshi. Reka duhese icyubahiro, haleluya. Utarabeshye rutanse mu tuntu dushira ntabwo azakubeshya, ariko hari ibintu bidashira abera tutarimo gusingira, haleluya. Reka icyo kibazo kigutere gushaka Imana. Ushaka Imana, uve mu bigare wishakira Imana. Erega n'ubundi bigare biravuna. Ngaho badusabye dress code y'umuhondo, ejo badusabye umweru, ejo badusabye umutuku, ntayo ufite, wororemo uravunika. Bivemo, jya gusenga, kiba ari igihe cyo gusenga, igihe cya dress code kizaba kigaruka, haleluya. Ngo nibagutumiye ntibakwibutse, bakwibuka n'iki se ko umuntu yibuka umuntu ufite icyamumariye? Bivemo, ushaka Imana. Iyo myaka yanjye hari mu rusengero no mu rugo, mu rusengero no mu rugo, mu rusengero no mu rugo. Mu bukwe se uragenda se wambaye iki? Biragoranye mu rusengero no mu rugo. Imana ishimwe ko wari wabinginzi basengaga mu gitondo na nimugoroba na ryari, haleluya. Imana rero none turataha saa 2. Yesu ashimwe. Reka nganire ku ijambo ry'Imana. Ntago azagira gute? Ntazakubeshya, azakugarura mu ibyiringiro, azakubeshaho. Ngewe uyu rutansi ukunda kubaho ushaka no ko abantu bose bakizwa, kandi nkumva ngomba gusaza kugeza igihe abantu bose nzababwirira. Igihe kimwe nagendaga iruhande rw'umuhanda nka kuri borudire, nifuza gupfa, ariko nkavuga ngo kwiyahura ni icyaha, kanihangane siniyahure. Twasengeraga i Remera, Zayoni yari ikiri Remera, ariko reka negera umuhanda ndebe haraho ko imodoka yata umuhanda, kuko ntacyo maze, abana bishwe n'inzara, umugabo ntacyo mumariye, ariko ubu ngubu ndashaka kubaho we kugira ngo n'abatarakizwa bazakizwe, haleluya. Kugira ngo imyaka yose nsigaje nyihe Yesu, haleluya. Kandi ngufitiye umumaro. Gusa singufitiye umumaro, tegereza ko icyo gihe numvaga nta muntu n'umwe mfitiye umumaro. Yarakoze kundinda kugira ngo nzakubwire Yesu haleluya. Imitima yanyu myinshi iri hasi, ariko muzavayo, yamvanyeyo, haleluya. Niyo kwizerwa, izakuvanayo, uzayireba amaso ku maso, izakuremera ubuhamya, ugira isoni z'uburyo wanze kuyizera. Kuki nanze kukwizera kare kose, kuko kajya wibwira uti ndumva mwaye haleluya. Ibyo byose iyo wabyitwayemo neza bikomeza amaboko yawe yo mu mwuka, ukaba umuntu utajegajega, ukaba umuntu wakuye amaso ku by'isi, waherekeje kuri Kristo, ukavuga uti narakubonye abantu badahari, narakubonye byose byanze, nzakomeza kukwiringira. Kuko abantu benshi bafite n'imirimo, byiringiro babishyira mu mirimo, yagira ka business byiringiro akabikubita mu ka business. Imana niyitunga abantu, haleluya. Turaganira ku magambo avuga ngo ndi umwana w'Imana, cyangwa se mon identity. Urindi kumvaga nifuza kubivuga mon identity cyangwa my identity. Cyongereza kirahani igitangaza, haleluya. Mon identity, ndi umwana w'Imana, haleluya. Ikintu cy'umumaro cy'agaciro kindanga, haleluya. Ngewe nawe kituranga niba warakijijwe, turi abana b'Imana, haleluya. Data ni umwami w'abami. Ibyo bintu iyo byicaye mu mutima ntubimenye mu bumenyi busanzwe nk'uko umuntu yiga imibare, yakiga geography, ahubwo ukabihishurirwa, umunkanyaro urashira, amahoro akuzura mu mutima, haleluya. Kandi Satani abirwanya yivuye inyuma. Kangerageze tubivugeho gake gake, kandi umwuka wera anyigishanye nawe. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 10 murongo 27 kugeza kuri 33. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 10 27 kugeza kuri 33. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Nziha ubugingo buhoraho, kandi ntizizarimbuka na hato. Nziha ubugingo buhoraho, kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose, kandi nta wazivuvunura mu kuboko kwanjye. Nakunze ijambo bakoresheje
kuvuvunura ngira ngo ni nko gushaka gukuramo kubw'ingufu, ariko aradufashe, nta muntu watuvuvunura mu kuboko kwe. Ngo data wazimpaye aruta bose, nta ubasha kuzivuvunura mu kuboko kwa data. Haleluya. Mu kuboko kwa Yesu nta watuvunuramo, mu kuboko kwa data nta muntu watuvunuramo. Njyewe na data turi umwe. Abayuda bongera gutora amabuye ngo bayamutere. Nagira ngo wumve aka kantu. Amaze kuvuga ngo njyewe na data turi umwe, baba batoye amabuye, kuko ntibashaka iyo identity. Nabo umuhanuzi ukomeye, nabo umuhanuzi ukomeye, nabo umuntu wazanye idini ry'inzaduka, ariko ibintu byo kwiyita Imana, njyewe na data turi umwe. Abayuda bongera gutora amabuye ngo bayamutere. Yesu arababwira ati, naberetse imirimo myinshi myiza yavuye kuri data, noneho nuwuhe murimo muri yo ubatera kuntera amabuye? Abayuda baramusubiza bati, kubw'imirimo myiza ntitugutera amabuye, ahubwo tuguhora kwigereranya kuko uri umuntu ukigira Imana. Mu yandi magambo, imirimo myiza nta kibazo, n'ubwana bwiza nta kibazo, ariko iyo identite yawe, ibyo bintu byo kuvuga ngo uri Imana, ibyo nibyo biturya mu matwi. Ibyo ntabwo byanditse muri Bibiliya, badosoma Bibiliya. Haleluya. Nibyo nongeyeho. 34. Yesu arabasubiza ati, ntibyanditswe mu mategeko yanyu ngo navuze ngo muri Imana? None nuko ubwo yabise Imana abijambo ryajeho, kandi byanditswe bitabasha gukuka, mubwirira iki uwo data yejeje akamutuma mu isi muti wigereranyije? Kuko navuze nti ndi umwana w'Imana. Haleluya. Ntago bishoboka ko waba umukristo mwiza uryohewe n'urugendo rw'agakiza, cyangwa umwinginzi mwiza, umurinzi w'inkike mwiza, utaramenya identite yawe spirituelle mbere na mbere, utaramenya uwo uriwe mu buryo bwo mu mwuka. Iteka iyo tutisobanukiwe abo turi mu mwuka, abo turi bo muri Kristo, iteka ubuzima bwa Gikristo bugira kumanuka no kuzamuka, bugira iminsi yo gushidikanya, bugira iminsi yo kubiha, kuko uba wishidikanya uwo wagizwe we. Haleluya. Ni iby'ingenzi cyane rero kumenya identite yawe, kumenya uwo uriwe. Imana itugirire ubuntu. Icyerekanira aho tubonera kenshi ko abana b'Imana batazi abo bari bo, batazi identite yabo yo mu mwuka, tubibonera mu buryo turorongotana hirya no hino, mu buryo mvuga ngo ibyo ari byo byose rutansa avugana n'Imana kuruta njyewe, mu buryo buhengamye ukuntu rimwe na rimwe twebwe abarokore noneho duhengamira cyane ku ruhande rw'umwuka, ariko bikamera nkaho Satani atwegereye cyane kuruta uko Imana itwegereye. Hari umuntu unyumva? Haleluya. Muzarebe iyo turimo dusenga, akenshi rya sengesho dukunda kwita iry'ubutware, muzarebe imbaraga dushyiramo, nicyo gihe tuzamura amajwi. Haleluya. Kubera ko ntituzi neza abo turi bo. Uwo ndiwe, uwo nagizwe we, uwo wagizwe we wabaga umwana w'Imana, nibyo biguhesha ubutware. Si ijwi ryavuze cyane, si ugukoma amashyi, nabyo ntitwibireka, ariko biragakorwa n'umuntu uzi uwo ari we. Haleluya. Ufite identite, ubizi ko ari umwana w'Imana, kuko Satani yandebye ntabwo abona urutanse mwene Mazimaka, abonamo Yesu. Haleluya. Nahindutse umwana w'Imana. Icyo nicyo kimutera ubwoba, kandi yifuza ko tutabimenya. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Uko tuba abana b'Imana tubibona mu byanditswe byinshi kandi biroroshye. Ha Yohana igice cya mbere 11:13 haravuga ngo yaje mu bye, ariko abe ntibamwemera. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Yaje mu bye, ariko abe ntibamwemera. Benshi ntibamwemeye, n'ubu ntibaramwemera. Ngo icyakora twebwe abamwemeye, haleluya, abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Ikintu kibabaje rero nuko abana b'Imana benshi uyu murongo bawufashe mu mutwe, ariko ntiwamanutse ngo ugere mu mutima. Haleluya. Abagize umugisha wo kwiga muri za école de dimanche, bagakurira cyangwa amatorero y'abaporosa, hano bahura na Bibiliya kare, mu Badventiste hano babihura na Bibiliya kare, benshi uyu murongo bawumenya bakiri abana. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Haleluya. Ntabwo ndi umwana w'Imana ku izina, ndiwe ndi umwana w'Imana, nawe ni warize Kristo uri umwana w'Imana. Ngo abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Ni ibintu by'ukuri umuntu yapruva, nkuko ababyeyi bambyaye cyangwa bakubyaye babyaye umuntu
w'umubiri, bakaba bafite uyu mukobwa umaze gusaza w'inzobe munini nk'uko bambyaye. Haleluya. Niko no mu buryo bwo mu mwuka havutse undi muntu, haleluya, wahindutse umwana w'Imana. Ni ibintu by'ukuri. Ntago data na mama bahakana ngo ntibafite umwana ku isi, baramufite. Ndahangaha n'abandi nawe ufite ababyeyi baba bakiriho cyangwa badahari. Haleluya. Waravutse ubaho. Niko rero iyo wizeye Kristo, undi muntu w'umwuka abaho, abahari, abagenda, abafite se wo mu ijuru. Haleluya. Nukuri kudahanagurwa. Ikintu kibabaje rero nuko kuba umwana w'Imana, abana b'Imana benshi babigeranya nk'akantu koroheje, kamwe mu bintu Imana itanga. Mbese bakaba yabigereranya nk'uko umuntu abona imodoka, akabona inzu. Yesu Kristo, twahindutse abana b'Imana. Haleluya. Nicyo gitangaza kitagira icyo kigereranywa nacyo. Amen. Haleluya. Tuba abana b'Imana gute? Twimenya ko turi abanyabyaha kandi ko tutakwikiza. Hari umunsi umuntu yimenya ko ari umunyabyaha, akimenya ko yagiye kure y'Imana, akimenya ko amaze imyaka ategeka ubuzima bwe yiyobora. Uwo munsi agahindukirira Imana, agakizwa. Uwo murimo wo kubimenya nawo ukorwa n'Imana. Ni umwuka wera umurika akavuga ati buryo ruta imyaka yose wabayeho warigenze, uri ikigenge, ntiwitaye ku Mana. Naho agakiza gatangirira. Hanyuma namenye ko nta kwikiza, namenye ko nagiye kure y'Imana, ngahindukira nkizera, ngakizwa. Haleluya. Ibyaha bita bintera agahinda. Ubundi umuntu ababayeho ibyaha nta kintu bimutwaye, yumva ari ambiance. Rimwe na rimwe n'igihe bibyara inyungu, n'igihe biba binaryoshye, by the way. Haleluya. Yumva biryoshye, yatuka umuntu akamutuka akamunogereza kumva nta kibazo. Yagira umukope n'umukopina akisambanira akundi akavuga ati se ko ntafashe ku ngufu. Yaba ari umugore wakabije amafuta agatwara n'umugabo wabandi kandi akumva n'uburenganzira, ndetse kanavuga ati ariko muri abaswa ngiye banyubakiye amazu bangira, akumva nta kibazo. Kugeza igihe kubw'ubuntu bw'Imana mwuka wera agira cyo akamurika, akamurika mu mutima wawe, maze ukavuga uti mbega ko ndi umutindi wo kubabarirwa. Mbega Mana ko nabayeho nigenga. Mbega Mana ko nakwitayeho. Mbega ko ubuzima bwanjye bwose niyoboye. Mana ndagushaka. Iryo niryo tangiriro ryo gukizwa. Ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa. Niko Paulo yanditse muri Korinto 2:7-10. Ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa, nako kukazana agakiza. Ngo ariko agahinda ko mu buryo bw'isi gatera urupfu. Niyo mpamvu agahinda katakwegereza Imana, nako kukwica nta kintu kakumariye. Haleluya. Ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa. Amen. Nako kukazana agakiza. Nuko nguko niko dukizwa. Nkaba mbaye umwana w'Imana. Uko banyanditse kwa Mazimpaka na Urutanse bakandika ngo babyaye umwana w'umukobwa, bakabyandikisha hano, ako gahinda katicuzwa kansunikira gusaba Imana ko yategeka ubuzima bwanjye. Uwo munsi nkavuka bakanyandika mu gitabo cy'ubugingo, bakandika ko havutse umwana w'umukobwa. Hari igihe tuvuka dushaje dufite imyaka 40, hari igihe tuvuka dufite 20, hari igihe tuvuka dufite 13, hari igihe tuvuka dufite 80 nka Abrahamu na Basara, ariko tukavuka. Uwo munsi ngahinduka umwana w'Imana. Haleluya. Reka bahindutse abana b'Imana tumuhe icyubahiro. Haleluya. Ababa bariwe byaha byinshi, abamazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, akaba atagishobora guhanagurwamo. Imana ni nziza. Tukaba turavutse. Haleluya. Tugakenera rero gukura, ari byo duhoramo. Igituma twiga ijambo ry'Imana, igituma dusenga, igituma duterana n'abera, tuba turi muri uyu murimo witwa gukura. Uko utajya ukura ngo imyaka ugera igihe ukiri ku isi, nta myaka ugera ngo uhagarare. N'umusaza w'imyaka 100 utarapfa arimo arakura, harajyaho undi munsi, harajyaho undi kwezi. Niko twese abakijijwe dukwiriye kuba muri uwo murimo wo gukura, wo gukura, wo gukura. Umuntu wagaburiwe cyane, wagaburiwe ijambo ry'Imana, wishyiriye Kristo cyane, wabaye aho basenga, wabaye mu nzu y'Imana, wateranye n'abera, azakurusha igikuriro mu buryo bwo mu mwuka. Nimuba mwaranakirijwe rimwe. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 2 murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 2, ndasaba umwuka wera ngo ibintu byandike mu mutima wawe. Haleluya. Haravuga ngo nuko mwiyambure igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose, mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Haleluya. Kwiyambura
ni nka Barutolemayo bamubwiye ngo Yesu araje, yahise akuramo igikoti. Iyo umuntu yagize kagahinda katicuzwa kamusunikira ku gakiza, ubundi hari ibintu ahita asezera ukavuga ati nari indaya none mbivuyemo, nari umugore wa kabiri none ndabiretse, naryaga amafaranga yo ku kazi none mbivuyemo. Hari ibintu yiyambura. Haleluya. Iyo atabyiyambuye ako kanya akererwa mu rugendo. Ashobora kutiyambura byose, ariko hari ikintu kiba gitegetse ubuzima bwawe cy'icyaha runaka, uhita uvuga uti kuva nahura na Yesu iki cyo nyivuyeho. Noneho tukagenda dukura buhoro buhoro turushaho gusa na Kristo. Haleluya. Nuko mwiyambura igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose, mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuze muryoherwe, muyakumbure, mubyifuze, mwifuze amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Haleluya. Bibiri Kinyarwanda ntiyabisobanuye neza kuko agakiza uba wagahawe, ariko burimo gukurira muri ko. Amen. Biri mu Cyongereza NIV iravuga ngo so that you may grow up in your salvation. Uri mu gakiza ariko none ugakuriremo. Abana b'Imana ni benshi bajya mu nsengero hirya no hino, ariko benshi urugero rwo gukura rugenda ruba rugufi, akanyuzamo hakabamo no kugwingira. Imana itugirira ubuntu. Bibiri ijambo ry'Imana no murongo uravuga ngo nuko rero nimwivaneho icyitwa ubugizi bwa nabi n'uburiganya bwose, uburyarya n'ishyari no gusebanya kose, nk'uko uruhinja rukenera konka. Ariko murabona uburyo tuba twaraguye umwuma kubera kutonka. Ngo nk'uko uruhinja rukenera konka, aba ariko namwe mwifuza amata adafunguye, ariyo jambo ry'Imana, kugira ngo atume mukura. Nk'undi bigereranyo Bibiri itanga. Abafite abana batoye murabyumva, nabigeze kubagira murabyumva. Tekereza rurya ruhinja rukeneye konka, rukeneye kunywa amata, urusitavinze. Haleluya, niko bavuga. Ukanga kurwonsa, rukarira mu gitondo, rukarira saa sita, umunsi ugashira utonyeje uruhinja rwawe. Ese ubwo rwabaho? Uzi ko imyuka ya benshi itagaburirwa ijambo ry'Imana nuko ibimeze, kuko itagaragara inyuma ngo tuyibone, kuko idataka ngo tuyibone, ariko nuko ibimeze. Ni nka rwa ruhinja bimye ibere umunsi wose. Reba uko ababyeyi basiganwa bava ku kazi bajya guha abana babo ibere. Reba iyo umwana arize kujya kwihuta umuha ibere. Noneho reba umwuka wawe utagaburiwe, warakijijwe, wahindutse umwana w'Imana, ufite identite nshyashya, ariko uru ruhinja rukwiriye kugaburirwa amata y'umwuka kandi cyane. Nta jambo ku wa mbere, nta jambo ku wa kabiri, nta jambo icyumweru, nta jambo kwezi. Umwuka wawe uba warumagaye. Ibimenyetso by'umwuka wumagaye ibyisi biratubasha. Agahinda kakagukubita nk'abadafite Imana kakakubasha, imibabaro ikakubasha, icyizere kigashira, kwizera Imana kugashira, ibyaha waravuyemo ukongera ukabigaruka kuko urumagaye, ukongera ukabisubiramo. Ariko iyo umwana wo mu mwuka yavutse akagaburirwa, umwuka ugira imbaraga, ugasanga afite itoto, afite ibyiringiro. Wamureba inyuma ugasanga ntasa nabyo, ariko ugasanga afite ibyiringiro, afite ibintu by'ibineza neza. Haleluya. Atazahakura kuko umwuka wagaburiwe. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Nta rindi banga ry'ubuzima butoshye kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kundi kwa mbere. Ibigeragezo ntibishira. Sinababwira ko ibiryo bisigaye bihari ubu, ariko hari ibigeragezo by'arandi mabara. Haleluya. Kuko turi ku isi ingorane ntizishira, ariko turi abantu bagaburiwe. Tumera nka cya giti cyatewe hafi y'amazi, kigahorana itoto kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kundi kwezi kwa mbere. Ugasanga afite ibyiringiro, ugasanga nta namuko, ugasanga nta konja, ugasanga icyizere n'ikimuvamo, ntagabanukirwa mu byo yasezeranye n'Imana, ntarekera gukorera Imana. Kubera iki? Umwuka uragaburirwa. Uriya mwana wavutse w'uruhinja, iyo nyina mugaburiye uko bikwiriye, nubwo bamufungira ngira ngo heza, azakura byanze bikunze. Haleluya. Aragaburirwa, arakarabwa, yitaweho, azakura byanze bikunze. Imyuka y'abakijijwe irakura. Haleluya. Dukurira mu gakiza iyo twagaburiwe. Imana itugirire neza. Haleluya. Nyuma yo kuvuka twahindutse abana b'Imana, ikintu gikurikiraho, imyaka dusigaje nyuma y'agakiza ni imyaka yo gukura. Iyo twize ijambo ry'Imana rizima, marerezoma. Cyongereza. Haleluya. Unfortunately. Haleluya. Marerezoma ishobora no kuba imyaka yo kugwingira. Murumva uburyo bibabaje? Ubundi yari imyaka yo gukura, ariko ikibabaje ishobora kuba ni imyaka yo kugwingira. Iyo umuntu wavutse atabaye exposed ku ijambo ry'Imana kandi rizima, akagwingira. Ingaruka yo kugwingira rero ni ukuyoberwa
identity. Umwana utakuze ntago amenya agaciro k'iwabo. Haleluya. Umwana mutoya, ni nayo mpamvu abana batanenana. Burya umwana mutoya avuye mu gipangu cy'abakiri cyangwa ari wo ku mwami, iyo ageze ku muhanda agahita abona kandi kana kiyambariye ubusa aragenda agahobera kuko ntaramenya ko ari umwana w'umwami. Ariko nakura azaba azi ko yiga muri iri shuri, azaba azi abana bareshya kuko yatangiye gukura amenya identite y'iwabo. Kubura amata y'umwuka ariryo jambo ry'Imana, kubura kugaburirwa mu myuka yacu bituma iteka tutamenya abo turi bo, tutamenya ko turi abana b'Imana. Mana yacu tugire neza. Haleluya. Niba waravutse ubwa kabiri uri igitangaza kigendagenda mu isi kandi Satani arabizi. Haleluya. Ibintu bitandukanye rero bituma umuntu ashobora guhura n'ijambo ariko ntirimukuze. Ibintu bitandukanye bishobora gutuma umuntu atinda, agakererwa, ijambo ntirishorere imizi muri we. Nibi tubona muri Matayo 13:19 kugeza kuri 23. Matayo 13:19 tugeze kuri 23. Ngo wumva wese ijambo ry'ubwami ntarimenye ko yumvishije kucyo atamenye. Hari umuntu urimo kunyumva? Haleluya. Uwumva wese ijambo ry'umwami ntarimenye. Umubi abarekereje araza agasahura ikibibwe mu mutima we, uwo ni usa n'izibibwe mu nzira. Murabizi mu nzira nta mwero wahaboneka. Ngo kandi usa n'izibibwe ku kara, uwo ni we wumva ijambo uwo mwanya akaryemera anezerewe. Haleluya. Turi hano mu barinzi turanezerewe. Uri mu masengesho hari umunezero uza mu mutima wawe ukumva byakoretse. Ngo kandi usa n'izibibwe ku kara, uwo ni we wumva ijambo uwo mwanya akaryemera anezerewe, ariko ntagire imizi muri we, maze agakomera umwanya muto. Iyo habayeho amakuba cyangwa kurenganywa azira iryo jambo, uwo mwanya biramugusha. Yararyakiriye anezerewe, ariko amakuba no kurenganya kuko biri rusange mu isi bikamugeraho, uwo mwanya bikamugusha. Ngo kandi usa n'izibibwe mu mahwa, uwo ni we wumva ijambo, maze amaganya y'iyi si n'ibihendo by'ubutunzi bikaniga iryo jambo ntiryere. Imana itugirira ubuntu. Amaganya y'iyi si, les soucis du siècle. Mbega iyi siècle turimo ko ifite amaganya, mbega ko ifite ibintu biteye ubwoba. None bakavuga ngo na séduction des richesses. Buri ubutunzi n'ibintu byose biva mu mafaranga bigira ikintu kimeze nka rukuruzi kidutera kurabya indimi. Kurabya indimi kwa kundi nk'umuntu ukunda ikintu kiryoshye, wenda agiye kurya keke cyangwa kandi kantu kamuryohe akumva amazi aragwa mu kanwa. Ubutunzi bw'iyi si bufitemo ikintu kimeze nka rukuruzi unyurwa ruko umaze kukigeraho. Yemwe abafite amamodoka, haleluya, kandi mushaka n'ayandi. Abafite amatelefoni kandi mushaka n'ayandi. Abafite imyenda kandi dushaka n'iyindi. Ibi ubutunzi bw'isi bwose bufitemo rukuruzi tuvuga ngo ongera umpe, ongera ungure, ongera ufate n'iki, ongera ufate n'iki. Iki kintu kirakomeye kuko kiri mu bintu bituma ijambo ridashora imizi muri twebwe. Haleluya. Ngusa n'izibibwe mu mahwa, uwo ni we wumva ijambo, maze amaganya y'isi n'ibihendo by'ubutunzi. Amaganya n'ibihendo by'ubutunzi bifite uburemere bungana ku munzani wo kubuza abantu ko ijambo ry'Imana ryashorera imizi muri bo, bakazamenya abo bari bo muri Kristo Yesu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ibihendo by'ubutunzi ni ibintu umuntu aba azi ko wenda afite ubuzima bw'amanyanga bwungukira, aboneramo amafaranga runaka avuga ataho gukizwa, subundi ndajyayo ntenda kureka ibi, subundi niyo atabivuze ariko mu mutima w'ibyo bihendo bimubana byinshi kugeza igihe yumva Imana idafite umwanya mu mutima we. Ibi rero rya jambo yaryumvise ariko ntabwo arimenya kubera amaganya, hakagerekaho n'ibihendo by'ubutunzi. Imana itugirira ubuntu. Kuri 23 baravuga ngo kandi usa n'izibibwe mu butaka bwiza, uwo ni we wumva ijambo akarimenya, akera imbuto, umwe 100, undi 60, undi 30. Kubera iki? Babwiwe ijambo rimwe, ariko umwe yabaye ubutaka bwiza, ijambo ararimenya, amenya uwo ari we muri Kristo Yesu, arakura igitondo n'umugoroba. Haleluya. Ibintu twumvise muri aya magambo bituma ijambo ridakurira muri twe. Twumvisemo ibihendo by'ubutunzi, twumvamo n'amaganya y'isi.
amakuba, kurenganywa, ibyago, ingorane. Niyo mpamvu Yesu adashaka kubyikorera, kuko biraremereye cyane ku buryo udashobora kubikomezanya urugendo. Niyo mpamvu avuga ngo nimuzane amaganya yanyu yose kuri jye, kuko njyewe nita kuri mwe. Haleluya. Kuko amaganya y'iyi si afite imbaraga zituma umuntu adashobora gukura mu gakiza. Petero yaranditse mu rwandiko rwa mbere 5:7 ngo mwikoreze Imana amaganya yanyu yose, kuko yita kuri mwe. Imibabaro yawe n'imiruho isi yaguteje, nukomeza kubyikorera bimeze nk'amatoni ku buryo udashobora gutera intambwe mu gakiza. Umubabaro si ikintu. Yesu yarabizi. Yemwe abarushye n'abaremerewe, musange ndabaruhura. Haleluya. Muzane imitwaro yanyu yose mbaruhure, hanyuma mutware wanjye kuko woroheje, kuko kunkorera kutaruhije. Iki turusha muri urugendo si ugukorera Imana, ni amaganya y'isi twanze gutura Yesu. Reka dusenge ngo Yesu akira amaganya yanjye y'umugoroba, akira ibindushya, kuko ngomba gusiganwa nihuta njya gusingira ibyo wamfatiye. Muyikoreza amaganya yanyu yose, kuko yita kuri mwe. Ntabwo uzi uburyo gukomeza kwikorera agahinda kawe bitatuma ukura mu gakiza. Bikurusha imbaraga tugakirizwa mu mwaka umwe, nkagutanga kumenya Kristo, nkagutanga kumuhishurirwa, kuko nagize umugisha nkabimutura. Iyo tubyikoreye uba wumva ari wowe munyamibabaro wenyine uba ku isi, ariko nyamara wabimutura, nicyo cyamuzanye. Haleluya. Ntibishoboka ko wakurira mu gakiza amaganya yawe yose ari wowe uyikoreye. Araremereye cyane, ntiyatuma ubasha gutambuka mu mwuka, ameze nk'amatoni. Igakwiye mwikoreza ubeho nk'umwana mu rugo. Haleluya. Igakwiyikoreza Yesu, utangire kubaho nk'umwana mu rugo. Twaravutse, dufite urugo twavukiyemo, urugo rwo mu ijuru. Ni urugo rudushugurikira. Umwana wese uzi neza kose amukunda kandi kose ari umukire, ntabwo uwo mwana ninjoro yagera aravuga ati ejo tuzarya ikimana yanjye. Ntabwo ajya avuga ngo sibuno nuri ishuri ngo data azarishobora. Niba azi ko amukunda kandi ari umukire, arabizi neza ko icyo kibazo cyamaze gukemuka. Igihe twakizwaga twahindutse kuba abana b'Imana. Dufite urugo, dufite iwacu, dufite data. Amaganya n'amakuba n'ibyago wagize, nukomeza kubyikorera uzakwingira mu gakiza. Umwanzi aza kubyina hejuru avuga ati rega ntazi iwabo, ntazi ahavuka, ntazi ubushobozi bwa se, ntazi uwo wabaye we. Niyo mpamvu Yesu iyo yavugaga identite ye, abayuda bateruraga amabuye kugira ngo bayamutere, kuko ntibashaka ko umenya identite yawe. Haleluya. Igakwiye mwikoreza, tangira kubaho nk'umwana. Kimwe mu bikuruhura no gusobanukirwa identite yawe, nicyo Satani arwanya. Ntangira kugira umwirato wo mu mwuka. Haleluya. Haleluya. Ngo wirata yirate. Ntangira kugira umwirato wo mu mwuka wo kwirata kuri Satani. Namenye ko uko data akunda Yesu ariko nkunda njyewe Rutansi w'Nyamirambo. Haleluya. Maze kubimenya, natinze kubimenya ariko narakijwe ntinda kubimenya. Nkajya numva ankunda gutya bitewe nuko nabyutse, nakumva nagerageje gukiranuka nkagira ngo nibwo yankunze, nakumva nagerageje guterana nkagira bukeye menya ko ankunda nkuko akunda Kristo. Haleluya. Utarigeze akora icyaha, mitangira umwirato wo mu mwuka utuma Satani nta kintu yambeshye. Haleluya. Nubwo yazitera umutwe agakora kiribiti, agatera imyambi ye yaka umuriro, ndabizi ko ndi umwana mu rugo rwa data, kandi ndabizi ko urukundo rwa data rutajya rugabanuka na rimwe ku buzima bwanjye. Haleluya. Twarakunzwe, turi abana b'Imana. Amen. Kumenya identite yawe rero bizakumara umuruho wose uruhiye muri iyi si, niba waramaze kuba umwana w'Imana. Niba utaramuba kandi akuramburiye amaboko kugira ngo kwakire, kuko nicyo cyamuzanye. Haleluya. Yesu yavugaga ngo imirimo myiza nakoze, ku murongo wa 33 yavuze ngo abayuda baramusubiza bati kubw'imirimo myiza ntitugutera amabuye. Mu yandi magambo, kuba umwana mwiza ukanyuzamo ugasenga, ukagenzamo ugaterana, ntabwo Satani abirwanya, kuko iyo uterana ugakora imirimo myiza ariko utazi uriwe, arabizi neza ko uri buzamuka icyumweru kimwe icya kabiri akaba yakuryamishije. Ngo abayuda baramusubiza bati kubw'imirimo myiza ntitugutera amabuye, ahubwo tuguhora kwigereranya, kuko uri umuntu ukigira Imana. Kwitwa Imana nibyo byonyine byabaryaga mu matwi.
kwitwa umwana w'Imana kuri wowe nicyo cyonyine kideranja Satani. Iyo wabimenye abura amahoro, avuga ati uyu warancitse. Ariko abantu benshi babaye abana b'Imana ariko ntibabimenya. Satani abikoresha amarira n'imiruho, arakuriza akugaragaza gato uko ashaka. Ariko umunsi wamenye uwo uriwe, haleluya, uzaba umucitse burundu. Ngo kubw'imirimo myiza ntitugutera amabuye. Niko kuba umwana mwiza kwawe Satani atabirwanya. Guterana kwawe ukajya mu isabato, ukajya ku cyumweru, ukaza mu barinzi ku nkike kwa gatatu, ntabwo Satani yabirwanya cyane. Ariko ntashaka kumva ijambo ry'Imana ngo umenye icyo Kristo yakoze mu buzima bwawe, ngo umenye icyo wabaye cyo, umenye kuri umwana w'Imana. Haleluya. Muzarebe n'imiryango rimwe na rimwe yadukijijwe, cyane nk'abantu bakizwa wenda ari bato bakidepanda ku babyeyi batarakizwa. Iyo utangiye ibintu byo kujya wivugisha kuri umwana w'Imana nibwo barwanya ibyo bintu. Uvuze ngo ndi umukristo, nabo burya baba ari abakristo mu rindi dini runaka, nta kintu bitwaye. Ariko iyo utangiye kwivugisha ngo uri umwana w'Imana, barakubaza ngo none se twebwe turi abandi. Iyo nivuga ngo ndi umwana w'Imana, hari abantu birya mu matwi, birya na Satani mu matwi, nyamara nibyo turi byo. Twahindutse kuba abana b'Imana. Haleluya. Kandi abantu bose batuye ku isi ntabwo ari abana b'Imana, ni abantu b'Imana. Imana itugirira ubuntu. Satani rero azi ko iyo identite izana itandukaniro. Haleluya, haleluya. Niyo identite yanjye, niyo identite yawe, nicyo kintu cyonyine kigutandukanya n'ab'isi. Nicyo kintu cyonyine Satani akoraho kugira ngo ushidikanye abashe kukubasha. Yegereye Yesu, Yesu ari mu bihe byo gusenga muri Matayo igice cya 4 kasoma umurongo wa 3 n'uwa 6. Hanyuma wenda turangiriza ahangaha tuzakomeza. Matayo 4:3 na 6. Ngo umushukanye aramwegera aramubwira ati niba uri umwana w'Imana, niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduke imitsima. Igitero cya Satani kuri Yesu ntabwo yarayoboye ko Yesu yakora n'ibitangaza, ariko yashaka kumwereka ko atari umwana w'Imana. Ngo umushukanye aramwegera amubwira ngo niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduke imitsima. 6. Satani arongera aramubwira niba uri umwana w'Imana, ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge kwibuye. Ikibazo iteka Satani yamutezaga ni ikivuga ngo niba uri umwana w'Imana. Icyo nkundira Yesu rero, nta hantu ntamwe yigeze afata umwanya wo kumusubiza. Yarazi uwo ari we. Ntago bagiye impaka ngo ngo erega ndi we, ngo nubwo ntahinduye amabuye ngo ariko ndi we, cyangwa ngiye kuyahindura ariko ndi we. Yesu yarazi uwo ari we. Ese warakijijwe? Uri umwana w'Imana, ufite so ugushugurikira. Haleluya. Umwana wese wagize amahirwe yo kuvuka mu rugo rwiza, hari imihangayiko iva ku buzima bwe. Urugo rwiza rukunda, yewe rufite n'ubushobozi, hari imihangayiko iva ku buzima bwe. Azi neza ko amushugurikira, azi neza ko nyina amwitayeho. Twahindutse kuba abana b'Imana. Ariko iyo warwaye, Satani aragusanga kugira ngo iyo uri umwana w'Imana ntabwo ari kurwara. Iyo washomereye aragusanga kugira ngo iyo uri umwana w'Imana ntabwo ari gushomera. Iyo wagize ikibazo icyo ari cyo cyose arakubwira ngo iyo uri umwana w'Imana ntabwo ari kubugeza iki kibazo. Kigahita kirushaho kugira uburemere kuko wumva ko nta mana. Imana yarakwanze nikwitayeho. Turakunzwe, twitaweho. Data ari kumwe natwe, yadukuruje ineza ye. Utangire kubaho nk'umwana w'Imana, utetere mu bikari bya so, umere nk'uko abana bafite ababyeyi beza bamera. Kandi abo ni ababyeyi b'umubiri, bashobora no gupfa bakadusiga. Haleluya. Kumenya ko wahindutse umwana w'Imana, Satani yifuza guhora birwanya ku buryo bifata nk'akantu gaciriritse kadafite icyo kavuze, kandi niyo nkona afite agukubitisha. Ntiyifuza ko wabimenya nk'igitangaza wakorewe. Haleluya. Kaduhaguruke dusenge, tuzakomeza kuwa 3. Ntushobora kuba umukristo mwiza utazi identite yawe. Nta nubwo waba umwinginzi mwiza ntiwamenya urugamba rwo mu mwuka kuko utanazi kuri umuntu w'umwuka.
iyo umwana wanjye nabyaye yagiye gusura undi muryango, aba ariyo afite izina ryacu, afite izina rya se na nyina, ari muri uwo muryango ariko aritirirwa iwabo aho yaturutse. uwo muryango yagiyemo ushobora kuba ufite ibintu ubuze, ufite n'ibyo bakennye, ufite ibidatunganye, ariko ntagahita ajya kuri level imwe n'uwo muryango yasuye, azagumana standard y'iwabo niba iwabo hameze neza. turi abana b'Imana. niba waravutse ubwa kabiri uri umwana w'Imana, ibyago biba muri uno muryango wo ku isi byazanywe n'icyaha, nawe bishobora kukubaho. ushobora kurwara, ushobora gupfusha, ushobora kubura akazi, kuko ahangaha muri uru rugo turimo hano si iwacu, turi abashyitsi barimo batembera inahangaha, barimo bakora misiyo, ariko dufite iwacu. ubwo mfite iwacu rero ntago manuka ngo mbe kuri standard y'aba bantu bo ku isi batari abana b'Imana. turi abana b'Imana. ibindeba n'ibyanjye bigenwa n'iwacu. iwacu baranshugurikira, amaso ya data ntamvaho, amaboko ye ntandekura, na rimwe ajya nsiga njyenyine, ndashinganye. iyo nabimenye hakagira igitinda ndavuga ngo data ubona Imana nshakira icyiza. nkuko ababyeyi bashugurikira abana bakavuga ati reka mushakire ishuri ryiza kurutaho, agashobora gukererwa ashaka ishuri ryiza kurutaho, niko data arimwe adushakira ibyiza. ntabwo yakererewe, ntiyatinze. Satani gukubitisha inkoni yo kwiyoberwa, ubyizeraho uyu munsi ejo ukongera ukabishidikanya, kuko umwuka wawe utagaburiwe cyane. ariko Imana iguha umugisha kurimo kuza kuri iki gicaniro. ndahamya ko umwuka wawe uzagaburirwa, umwuka wawe ugahembuka, ukamenya identite yawe, wavuga ijambo, wasenga ukaba uzi kuri musenga nk'umwana w'Imana waje muri uyu muryango wo ku isi. uko umwana wanjye yagiye muri uyu muryango nshobora kumutumaho, niko data yifuza kugutumaho mu muryango wenda urimo w'abantu batarakizwa, bataramenya Imana, umugore n'umugabo batarakizwa, abavandimwe batarakizwa, ariko wowe ufite connection na so, uramuhagarariye muri uwo muryango. ariko utabimenye wibona nawe uri nyagupfa, wibona nawe nta byiringiro, wibona nawe aho hantu ntacyo uhamaze. ufite icyo uhamaze, ijwi ryawe rifite icyo rimaze, kuhaba kwawe gufite icyo kumaze. Satani arabizi kandi bimuteje kubura amahoro, kuko azi ko nuhagarara bizashira na bose bakijijwe, azi ko nuhagarara uzagaruza ibyanyaze byose, azi ko nuhagarara uwo muryango uzakizwa, azi ko nuhagarara abakwegereye bazahinduka. niyo mpamvu aguteza gushidikanya identite yawe, kugira ngo utimenya nk'umwana w'Imana. ndi umwana w'Imana. hari umunsi nakijijwe, hari umunsi nagize aka gahinda k'ibyaha byanjye, menya ko nakwikiza, mpindukirira Imana ndakizwa. ndagusaba kugira ngo muture amaganya yawe yose, ko nimuyikoreze amaganya yanyu yose, kuko yita kuri mwe. kuko igituma identity itagufata utayisobanukirwa, ijambo ryumva ariko nturimenye, nuko amaganya yawe yose uyikoreye, miruho yawe yose, ubupfubyi, ubupfakazi, ubukene, urwayi, gutinda kw'ibyo wari utegereje, byose urabyikoreye. muyikoreze amaganya yanyu yose, kuko yita kuri mwe. ibihendo by'isi, ibihendo by'ubutunzi, reka tumutamwizera cyane, kuko ushaka gukoresha ubukoryo, wabayeho wirwanaho, ubuzima bwawe bwose ni ukwirwanaho, akantu kose wigereho wakigereho mu mbaraga zawe, akazi wubatse ugakuye mu mbaraga, akamodoka waguze wagakuye mu mbaraga, wirwanyeho, uzi kwirwanaho. ushobora no gukura utagira abantu, wirwanyeho, uzi ko ubwo bukoryo n'ubunyanga aribwo bukubesheje, ubona niwe kubirekurira Imana. ngo urebe uburyo umwana ufite se agira se umushugurikira, agira se umutunga, kandi akamukutunga mu kuri, kandi akabaho. reka tubimuzanire,
wowe wikoreye amaganya uyamuzanire, wowe wikoreye twashuguri utuntu twose watugeza washuguritse kandi turi mu manyanga, nawe utumuzanire umubwire ngo ndashaka kuba umwana mu rugo, ndashaka kumenya uko abana bafite base babaho, ndashaka kumenya uko abana bafite ababyeyi babaho, ndashaka kumenya uko umuntu ufite umufata, ufite umubwira ngo komera, ufite umubwira ngo byuka, ufite umubwira ngo ndahari. Ndashaka kumenya ko uwo muntu abaho. Rimwe na rimwe turabiyoberwa, ubuzima buradukaranga ukumva nta muntu wakugirira neza n'imwe. Data arahari kugira ngo akwiteho, kugira ngo akugirire neza. Wirekurire mu bituza bye, wirekurire mu maboko ye. Tekereza akana k'agahinja gahindukire nyina akavuga ati amaboko yawe sinyizeye, ndumva nenda kugwa. Uko niko tumera muri za shuguru, ukavuga uti Mana rega we ntuzi iby'ubucuruzi, rega we Mana ntuzi uko bashaka abagore bagomba gukora amanyanga, ntuzi uko bashaka abagabo umuntu arirwanirira, ukamubwira ngo ndekura amaboko yawe ntagaze uko rega ntuzi kunyobora aho shuguri ziciramo, rega ntabwo uzi kunyobora aho business ziri. Mana ntabyo uzi, ninjye ubizi, uyu mujyi nawe uvukiyemo nkanuye. Yo ukavunika umuruhuka kwica, kandi azaho umugisha uri, azaho yategekeye umugisha wawe kuba, byaba mukuri kandi bigakunda. Weretse Hagari iriba ry'amazi umwana wa kanywa ntapfe, azaho iriba ry'umugisha wawe riri, utarinze kujya mu manyanga, utarinze gupfapfana, azaho umugisha wawe uri, azi ibidukwiriye aho biri. Arahazi azi icyakuruhura, azi icyakuruhura. Imiruho y'igihe kirekire tubuza gukizwa neza, kuko nta muntu twizera, nta muntu twakwirekurira mu maboko ye. Twaza no mu Mana tukaza n'izo mpagarara zacu no gushinyiriza no gukanyarara, tukananirwa kwirekurira mu biganza byayo. Azi bigukwiriye kuruta uko ubizi, azi byiza kuri wowe kuruta kurara ubunza amaso n'umutima wumva abantu baragusize. Yaguha umugisha mu kwezi abandi bakoreye imyaka, yatabara ubuzima bwawe, kuko iyo yakinguye nta muntu ubasha gukinga. Ni umunyarukundo, ni umunyembabazi, ni umunyabuntu bwinshi, ni umugizi wa neza. Reka twirunde mu rukundo rwe, reka twirukire mu maboko ye, reka twe kuruhira mu rugo rwa data nka wa mwana w'imfura wari warasigaye kwa se. Yari umwana mwiza, afite n'ingeso nziza, atari n'ikirara, ariko ntiyarazi ko umutungo wase ari uwe, ntiyarazi ko yafata agahena akagira ibirori. Yararuhiye mu rugo. Wiruhira mu idini, wiruhira mu rugo, data arahari kugira ngo akuruhure. Kandi umutima we wari warabishye ku buryo no kugaruka kwa murumuna we kutamunejeje, yanze kwinjira mu birori. Mbega uburyo umuntu ashobora kuruhira mu nzu y'Imana, agashiyaka akamwica, agashihura abo baririmbana, agashihura abo basengana, kandi afite ishyaka mama, kandi yari afite umwete, ariko umutima utararuhukiye mu gituza cya data. Agahora ahitana abana, akoshora abantu bose akabona nk'abanzi, kandi nta bundi burara afite, kuko ataruhukiye mu rugo mu gituza cya papa. Reka tumusukireho gatoya, musukire amaganya, musukire na twashugura ibihendo by'ubutunzi byo kwirwanaho no ibintu byose wabibonye mu manyanga, ariko kuko wari ubikeneye kugira ngo batazakugaya, kugira ngo ubakanu k'akagabo cyangwa umugayo. Diploma Rwanda byose urarwana manyanga uruhuri uyu munsi, ariko birapfunyitse, birakuvunnye, birakuruhije, biguteye pressure, biguteye umutima. Uyu munsi nawe waruhuka, data agufitiye ibyiza. Reka baririmbye muzamukeho gatoya, mubwire mu magambo yawe no mu buryo bwawe, mubwire ngo ndagushaka, mubwire ngo ndifuza kugutura. Ibi bintu byose byatumye ijambo ryawe ridakurira muri njye. Ntabwo urwo rukundo rutansa rimwe yivugisha hejuru, ntabwo ndwumva. Byo kuba umwana wawe mbizi mu mutwe, ariko ndabona ntasa nawe, ntabyo nibonaho, ntabyo numva. Reka dukorere kuri sente gusa gatoya, hanyuma dusuke imitima yacu.
urakoze Yesu kuri kumwe natwe, urakoze kuri kumwe natwe, urakoze kuri hano hantu kugira ngo turuhure, urakoze Mwami w'abami. Ndagushimye kurimo gukora operasiyo mu mitima yacu. Ndagushimye kutwibutsa abo turi bo. Tukuzaniye imiruho yose iri ku bitugu byacu, tukuzaniye ibyo twikoreye ibihe birebire, tukuzaniye imitoni y'imiruho, tukuzaniye imitoni yo gutabwa, tukuzaniye imitoni yo kumva aritwe twihagazeho, tukuzaniye ibyo byose twakoze twirwanaho, ibyo byose twakoze kugira ngo twemerwe n'abantu, twemerwe mu miryango turimo, twemerwe aho tuvuka, twemerwe n'abagore n'abagabo, twemerwe mu kazi, twemerwe muri sosiyete. Tukuzaniye iyo miruho yose Mwami w'abami, turayigutuye ku birenge byawe uyu munsi, turabigutuye Mwami w'abami. Tukuzaniye imiruho y'uburwayi, tukuzaniye imiruho y'ubupfubyi, tukuzaniye imiruho y'ubupfakazi, tukuzaniye imiruho yo kuvuka twenyine tugira abavandimwe, tukuzaniye imiruho yo kutamenya ba data na ba mama bo mu mubiri, tukuzaniye imiruho yose, tukuzaniye uburwayi siyansi yavuze ko budakira, tukuzaniye ibyo byose Mwami w'abami. Tujya twibwira ngo ntubireba, ngo iyo ubireba warabidukijije. Turabikuzaniye Uwiteka Mana Nyiringabo, turabikuzaniye, tukuzaniye iyo miruho yose, tukuzaniye ubwo bucakara n'ubukoryo bwo kwirwanaho n'ibintu byose byatumye dusaza imburagihe mu bwenge, tukagira ubwenge bubi bw'iyi si. Turabikuzaniye byose Uwiteka Mana Nyiringabo. Turashaka kuyoborwa nawe, turashaka kwicara mu gituza cyawe, turashaka kubumbatirwa nawe, turashaka kubikirwa nawe, turashaka kubyukira aho uri, tugakangukira aho uri, tukarira ku meza yawe nk'abana b'abami. Ayiwe, turabikuzaniye Uwiteka Mana Nyiringabo. Benshi baratawe bameze nk'amakiri yahoze ari umwana w'umwami, ariko ariyo ntazi iyo biva n'iyo bijya. Uwiteka Mana Nyiringabo, turaje Uwiteka Mana Nyiringabo, tukuzaniye ibyo byose, tukuzaniye ibyo byose. Ntituzi aho dukomoka, ntituzi ko turi abana b'umwami, turasangira n'ibibi n'ibipfuye byose kuko tutisobanukiwe. Tukuzaniye imiruho, tukuzaniye amategeko n'imihango by'idini twibwiraga ko byadukiza, ariko tukanga tukabiruhiramo, tukaba tudafitanye relasiyo nawe. Turabikuzaniye byose uyu mugoroba, tubituye imbere yawe Uwiteka Mana Nyiringabo, tubituye imbere yawe Mwami, kugira ngo tubabinginzi bukuri bashobora guhagarara mu byuho by'imiryango yacu, tukababwira ko hari ikiruhuko kiri muri wowe, ariko natwe twarakibonye, tukababwira ko uri Imana itabara kuko twatabawe nawe. Turabikuzaniye byose Uwiteka Mana Nyiringabo. Ngwino wandika ikintu gishya, andika ikintu gishya mu mitima y'abakobwa n'abahungu, andika ikintu gishya mu mitima yacu Uwiteka Mana Nyiringabo. Mara umunkanyari wose, mara umuruho wose mu mutima we, dore ntasa n'imyaka ye, arasa nk'uyiruta kubwo kuruha. Uwiteka Mana Nyiringabo, muture iyo miruho yose Mwami w'abami. Arayikuzaniye mu mazina yayo, n'ibyo atibuka kuko byamuruhije akiri mutoya. Ayiwe, nabyo byakira Uwiteka Mana Nyiringabo, nabyo byakira, ruhukira imbere yawe. Kora ikintu gishya mu mitima yacu, kora ikintu gishya mu mitima yacu, kora ikintu gishya mu mitima yacu, kora ikintu gishya mu mitima yacu. Turi abana b'Imana, twagizwe kuba abana b'Imana. Warakoze Yesu, warakoze Mwami, warakoze Yesu, warakoze Yesu, warakoze Yesu, warakoze Mwami. Reka abana bawe batahane ikiruhuko mu mutima, reka kuva uyu munsi batangire kubaho nk'abana mu rugo, nk'abana bafite se ubitayeho, nk'abana bafite se ubashugurikira. Reka baruhuke, bumve amahoro menshi atemba nk'uruzi. Reka bari baramenye ko ari abana, ariko bakumva hari aho bagera n'ahandi batagera. Bongera bamenye ko imiryango y'inzu ya data bafungukiye kandi cyane, bamenye ko ububiko bwa data ari bwo bwabo, bamenye ko hose mu rugo rwa data nk'uko umwana yisanzuriye ari iwabo, ntatinye kwinjira mu cyumba na kimwe, ntatinye gufungura firigo n'imwe, ntatinye kugera ahantu hose kuko ari iwabo. Reka Uwiteka Mana Nyiringabo, abana bawe bazi ko ari abana, ariko bakamenya ko ari abana b'imirimo no gukora, ariko bagakora barushye. Reka uyu munsi bafungurirwe imiryango yose yo mu rugo rwa data, imiryango yose yo mugisha, imiryango yose yo kugirirwa
kugirwa neza, imiryango yose ubwiru bwose tubiciye mu rugo rwawe papa. Urakoze mwami mwiza, urakoze data, uri mwiza, wuzuye kugira neza. Wuzuye imbabazi. Reka ngusabe, niba wumva utaraba uwo mwana twavuze ngo n'abamwemeye bakamwizera niba bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, uyu munsi byaba itangiriro. Ndabyibuka umunsi umutima wanjye waransinze, urambwira ngo Rutanse wariyoboye igihe cyawe cyose, wakoze icyo ushaka, ujya ushaka, ukunda uwo ushaka, wanga uwo ushaka, umutima wanjye uratsindwa. Ndapfukama ndavuga ngo Yesu ndagukeneye. Ndibona mbona ko imyaka yose nabayeho n'ingenga, ndavuga ngo Yesu ndagukeneye. Sinarinze uko bakizwa, ariko ndavuga ngo Mana ngo niyobore ubuzima bwanjye. Ndagusaba niba nawe utarawe umwana ngo uhaguruke ku birenge byawe, muzamurire amaboko ngo usabe usubire mu iri sengesho. Urabizi ko aka gahinda twavuze gasunikira umuntu gusanga Imana, akimenya ko ari umunyabyaha, akimenya ko ari kure y'Imana, akimenya ko atayoborwa nayo. Haguruka uzamura amaboko dusenganira isengesho. Nawe udukurikira online, wakizwa uyu munsi ukaba umwana w'Imana. Hari bifuza guha Yesu ubuzima bwabo. Hano muri sare nawe mbona wazamuye amaboko. Reka dushyire ibiganza, dushyire ubuzima bwacu, imitima yacu mu biganza by'Imana. Reka ngufashe gusubiramo aya magambo, twese tuyasubiremo. Numva hari ikiruhuko uri bwakire mu mutima wawe, numva hari impinduka. Vuga ngo Data, Papa. Harimo n'abatashobora kuvuga papa. Papa, nguhaye ubuzima bwanjye, nguhaye ibyandushyaga byose, nguhaye ibyampangayikishaga byose, nguhaye ibyatumaga mbunza umutima byose, nguhaye ibyatumaga nshidikanya ko ndi umwana byose. Byose ndabiguhaye iri joro, nirekuriye mu biganza byawe. Miruho yanjye yose ndayiguhaye, miruho yo ku mubiri, miruho yo mu mwuka, miruho yo mu bugingo, byose ndabiguhaye. Ibyandijije byose ndabiguhaye. Nakiri ikiruhuko utanga, ndi umwana wawe, narababariwe, urankunda, ninjiye mu rukundo rwawe. Uyu munsi n'imyaka yose sigaje hano ku isi, ndaruhutse. Urakoze kunkunda, kandi ko nta muntu n'umwe, nta kintu na kimwe cyamvuvunura mu kiganza cyawe. Ndi uwawe, ndagushimye, ndakwizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Tahana amahoro ya Kristo. Kristo agwirire mu buzima bwawe kurusha uko wari waramubonye. Naho kuwa gatatu utaha, Imana ibahe umugisha.